umugabo aramubwira ngo ntago mukwiye, ngo baramubwira ngo yashatse ngo umuntu ukuze, ngo ntago ariko Kayusi avuga ariko avuga ngo none ngo tugomba kubana, ngo tukubaka umuryango, ukazabyara kobwa naho. Ayo ni amagambo ubwanjye niyumviye. none se kakanya utangiye gusaza, kano kanya muvuye mu murenge nibwo ushaje. Nibyo nakubwiye ko abagabo bahora n'irari. Nuko ngo Kayusi rero kubera we yaciye, bisimvuge ngo nabagabo bose ntibananyumve nabi, ariko Kayusi we yaciye mu nzira zitandukanye kandi yaciye muri byici kandi bibi bitari byiza. none akaba ashaka gutereta Betty se. Ego ko habaye ikibazo ubwo narabyumvishije, numva ntaye umutwe, numva ndarakaye, nicuza impamvu namuhaye imbabazi, umva ndanicuza cyane. none se Betty wagamije iki? Betty arakubuza kubana na Kayusi, kumbi ni umushaka. Biragiye byo nabyemera ko twabaga turi mu rukundo, ndetse uretse ko uyu nguyu nyene yabineyemo nyene tu akabyica akabyangiriza. Ariko ntago uretse gushaka kumfuhira, urumva afite ubwoba bw'uko Betty wenda kiri umwana mutonya agitemba itoto, sibyo? Wenda ni nubwo bwoba afite. Nde ntago mbyanze ndanabyemera, sibyo? Ahubwo ikibazo ibyo byavugiwe he ndimo kumusoma yicaye ku bibero byanjye cyangwa mbimwicayeho. Nasangaga mwicaye ku gasima, Betty afite kuteri z'ubururu mu matwi, untega amatwi. Hanyuma aho nari mvuye murabyibuka, uburyo twashwanye nge namwe, urabizi intambara yahabaye. Ni kubera icyo ushobora kumpakana kandi uzi ko ibyo bintu byabaye no kumugaragara. Nukubera bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe, nongeye kubasuza nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko meze neza aho muri ari abari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje. Turi kumwe na mama Ineza, ko mbona umwana ko kari kwiyenza. ndabona ntazi akira Ashaka ikizi? abafite ibitutsi. Ceceka akira. Umeze ute se mama Ineza? Ko urasa neza ariko nibora uzi kuri muri minsi uri gusa n'umugeni. Meze neza byo. Uri gusa n'umugeni rwose nk'umuntu ukoze ubukwe vuba. Ntabwo ako kabura. Ntago kabura nubwo wenda n'utubazo tutabura, ariko uko biri Utubazo two ni twinshi rwose. Twinshi pe. ariko nizere ko bya bindi mwabikemuye kandi. Rero kubikemura nta nubwo byanakemuka kubera ko uriya mugabo warashaka kugendera ku itegeko ngo ni umugabo. Niba mubwiye icyifuzo mfite ntabwo ashaka kucyumva. Waba ashaka kumbwira ngo ahubwo we icyo akeneye aba ari icyo avuga, n'icyo ashaka aba ari icyo avuga, ariko yewe kumubwira ngo dukore iki ntago abishaka. Ntago murajyayo se? Yanabyemera se ahubwo nta nubwo yanabyemera rwose. Kayusi se ko numva nawe bitoroshye. Rero nabonye Kayusi ni intandaro n'imvano zose. Burya baravuze ngo ijisho rya mukuru ngo ntirizinduka ahubwo riba ryagiye kureba. Uwo mugani umuntu wawuciye ntago yabeshye kuko maze kubibona. Ceceka. Kayusi afite impamvu yo kuba ari kwanga ko tujya kwa muganga. Kayusi ari kunyiyenzaho. Agamije iki? Urabona Betty wanjye uramuzi. Yego. Urabizi ko bigeze bagirana ibintu byo gukundana, Kayusi bimusaba nkakomakoma nkavuga nti yewe wa mwana wibi mu muco wa Kinyarwanda ntago byigeze bibaho ko umuntu waryamanye na mama wawe nawe waryamana uri umwana we. Yego. Ibyo birisa n'ibihagarara. Biracogora ndabyibuka. Ariko Kayusi tuvugana ubu yaje mu rugo kunsaba imbabazi, Betty nawe ahari. Mubana? Yari yaraje ari mu rugo. Noneho tujya no mu murenge yewe Betty atanahari, atanabizi yari ari mu rugo, tunatashye byabaye imiserero. Bibi imiserero. Kuki wabimuhishe se kugiye mu murenge? Kubera ko ntabwo twigeze dutumira abantu benshi. Umuhungu ubona wadatangiye kuzajya nkubita. Ntabwo twigeze dutumira abantu benshi kubera ko burya akira uyu muhe turebe. Hari ukuntu ushobora kuvuga uti reka niyeranje kubera nta mafaranga twebwe tugende dukora ibintu. Akira
ubwo rero niko twe twabiganiraho twebwe turagenda beti twarahageze biba n'intambara ngo ijisho rya mukuru rirazinduka ngo ntirizinduka riba ryagiye kureba buri hari ibintu ushobora kureba ukabona ibyo bintu ni ibintu byo kuba bifite ikintu bizageraho Kayusi rero kuba yanga ko tujya kwa muganga biriya ntago ari ibintu bye bya nyabyo ahubwo Kayusi ari kunyiyenzaho uburyo bwose ashaka kuba yakomezanya na Beti kuko nanone se akahunyira agasubirana na Beti njyena kandi naramaze kubibona muvuye gusezerana ejo ariko abagabo urabazi ibyo ushaka uba uri kubikekana kuko yanze ko mwipimisha ukaba aribwo uri gutangira kumukeka ntabwo Kayusi njye ntago mbikeka njye Kayusi yaje nzi ko ari umuntu wahindutse uje kubaka ndavuga nti rwose reka koko mubabarire inshuro ya mbere kuko aribwo ikibazo cyari cyarabaye ariko hari aho nari nagiye nduva nari nagiye gukingiza ngeze mu rugo nta nubwo bari banambonye nasanze bicaye ahantu nyine mu rugo ku gasima ukuntu umva bahuje ibiganiro birarangira Mana yanjye narabatunguye ubasangana mu rugo umva amagambo nasanze barimo ikiganiro nasanze barimo giteye ubwoba nasanze uriya mugabo yaricaye amubwira nyine aho nasanze bagereje ngo ntabwo mukwiye waranumvirije ariko njye naramanutse ntabwo bari bambonye aho bari bicaye ntabwo bagombaga kumbona aho nari nturutse ngenda gake kuko niba usanze abantu ari babiri ubona batuje bafatanye ku rutugu ntabwo icyo kintu ushobora kugira iki ugomba kucyitondera urabanza urumviriza narahagaze se ukuvuga narahagaze numva ibyo barimo nta nubwo bari bambonye umugabo aramubwira ngo ntago mukwiye ngo baramubwira ngo yashatse ngo umuntu ukuze ngo ntago ariko Kayusi avuga ariko avuga ngo none ngo tugomba kubana ngo tukubaka umuryango ukazabyara kobwa naho ayo ni amagambo ubwanjye niyumviye none se kakanya utangiye gusaza kano kanya muvuye mu murenge nibwo ushaje nibyo nakubwiye ko abagabo bahora n'irari nuko ngo Kayusi rero kubera we yaciye bisimvuge ngo nabagabo bose ntibananyumve nabi ariko Kayusi we yaciye mu nzira zitandukanye kandi yaciye muri byici kandi bibi bitari byiza none akaba ashaka gutereta Beti se ego ko habaye ikibazo ubwo narabyumvishije numva ntaye umutwe numva ndarakaye nicuza impamvu namuhaye imbabazi umva ndanicuza cyane none se Beti wagamije iki Beti arakubuza kubana na Kayusi kumbi ni umushaka ariko hari abakobwa hari abahungu kubireba ahubwo ni ukuvuga muri make ibyo biganiro bari banarimo wumve yuko byanambabaje nkanabitekerezaho umwe yarakenyeye isume Beti amwicaye ku bibero Kayusi yarakenyeye isume Beti amwicaye ku bibero nyine bari kuganira bahuje urugwiro ubwo se ukinjira byagenze gute ntago bambonye ahubwo nyimara kumva ayo magambo nibwo umutwe watakaye ndibaza ngo mana ndicuza Kayusi ikindi cyo cyamuzanye ese Beti kuba ari mu rugo kuba narabanye na Kayusi noneho agatangira kumbwira ngo uyise umuntu nzanye kubana ese Beti ntago mbere yibanaga ubundi ni ukuvuga ngo ntago yibanaga ahubwo yari afite akazi akora abayo noneho ni ukuvuga ngo rero muri ako kazi yabaye asamo naho gahagazemo bukeya yari abaye ari mu rugo abaje mu rugo none niwe ugiye kugutwara umugabo ariko rero hari ibintu wa mugani mbere Kayusi yigeze gushaka gutereta Beti ukajya uvuga ati nta mugabo ubuse waba uri iki cyanjye niba ugiye gusanga umugabo twabyaranye ubwo byo mwana yaba ari iki cyanjye cy'umwana wanjye mu muco biba ari n'amahano nta nubwo ari n'amahano ahubwo sinzi abana b'iki gihe aho bareba baravuze ngo ni viziyo ariko nta nubwo ari viziyo ni iyihe viziyo yo gukundana n'umuntu umuntu wowe wabyaranye na mawe ni iyihe viziyo koko ariko Kayusi uko biri kose kumba mbona ari mukuru ashobora kuba ruta Beti aramuruta Kayusi weki umugabo we nta umugabo muzima ufite urugo niba koko yaraje kubaka wenda yajya gukora ibyo ubikorera ahandi ntago abagabo tuvuze ko ari abere bose ariko rero maze kubona ko Kayusi ntago arabaseriye neza si uko utabaseriye njye mbona Kayusi no kuzabaseriye
nk'abandi bose mbona bigoranye niba Kayusi yaraje je mbona ari ukunsaza pe njyewe ikintu nabonye mwarakoze umurenge ndavuga nti wow byagenze neza mwahindutse mugiye kugira famiye nziza ariko urumva utubazo turi kugenda tuzamo n'utubazo tworoshye mwakicara mu gakemura oya ntago ari utubazo tworoshye none se niba umukobwa umwana nabyaye yakwemera kwicara ku bibero by'umugabo wanjye nitwa n'uwanjye bikarangiza akamwicara ku bibero bakaganira kugeza n'ubwo amuteze amatwi amubwira ngo agomba gukundana nawe bakabyara kobwa na hungu ibyo bintu urumva biri hafi kobwa na hungu kandi mufite ngo gahunda y'ubukwe yumvishije Kayusi ari mwibwiriye Betty nawe abitega amatwi arabyakira ubwo namanutse n'umujinya mwinshi turanaserera tunavugana nabi cyane ku buryo hafi no kurwana hafi twaranarwanye hafi no kwicana kandi mufite ubukwe burahari ariko ubwo muri ubwo bukwe nta nubwo buri hafi ni nayo mpamvu ibyo byose mbona Kayusi harashaka kubinyamo ni nayo mpamvu ugiye nabonye ko adashaka tujya kwa muganga ariko igihari wowe nyine ujye woroshya nyine ujye woroshya ibibazo jewe koroshya ibibazo we nyine birumvikana ko bikubabaza biranababaje kuba umugabo wawe atereta umwana wawe mu rugo nabireba ukanabibona buriya yakajya kure yatereta yajya kure ariko gutereta umwana wawe uri no mu rugo muri guteganya ubukwe muteganya urugo rwiza aho ngaho urumva ko aba yangije urugo aba yangije imbere yanyu Kayusi rero ni ukumutwara gakeya nk'umwana nyine niko nabivuga ni umugabo w'umwana reka bari oya ntago ari umugabo w'umwana kuko n'umwana w'imyaka 20 washatse umugore ibyo byose birahinduka ahubwo Kayusi sinzi ikindi kintu kibyihishe inyuma kuko niba atangiye gutereta Betty ni gute se uvuga ko ari umugabo w'umwana yakagombye kujya gutereta undi muntu Kayusi yego ambaye neza muri iyi minsi ariko uri guhahira he ko watinze kuza madamu yagutanze wagira ngo mwari wari uri mu rugo hafi ntabwo yindi kure wari uri kwitemberera wavuye mu rugo kare mu gitondo kare ko wazindutse nazindutse madamu ndabyaye warambwira ko twagiye gahunda uyu munsi ndambwira nti nubona Kayusi umubwira ze kuhagera arambwira ngo muri mu rugo wazindutse wari wagiye gushakisha nagiye gushakisha dore imibereho byarakomeye waronse ntago nabura bibiri byatunga urugo meze neza kabisa ndashimira Imana pole pole ego Anane navuze nshaka kumunyuraho ngamubaza nahari nuko yambwiye ati ari buhure nawe niyo mpamvu nje hano nyene simutunguye tu ego mwasezeranye ko mwamufite urugo rwiza uje bunapanga no kuza kubasura ariko nubundi nzaza none ko mbona aho mubaniye ko mbona ibibazo biri kuza madamu uri kumuteza ibibazo avutse se iki kibazo se kandi havutse iki kibazo se noneho kandi kigututse umugabo sajya ako se buri munsi ahorana ibibazo ikibazo cyawe rero ntabwo ujibasha kunyihanganira buri munsi hakemurwa ibibazo ni utereta umwana nabyaye bibaho ako si ibyo bintu uvuga wabikuye he ubu wazana ama video wazana nayo amafoto urabihakanye se wazana amafoto wazana ama video urabihakanye datereka ngubyirekeze ikibazo ngende ko uyu nguyu afite ikibazo uyu nguyu ngewe nkeka ko ashobora kuba afite ku bibero ntabwo ari ikibazo kindi ifite ku bibero cyahese ko wowe ibyo uvuga uri kubesha ubundi wewe uretse gutangira kumfuira kano kanya hari ikindi kintu urabizi wewe ubushize umubwira ngo mama wawe naribeshye ntabwo dukwiranye arakuze ahubwo tugomba kubana tukabyara kobwa na hungu iryo jambo ntago ryabayeho ku buryo twanaserereye zaniyo rekodi zaniyo rekodi rekodi nyene ari ibintu byumvikana ntayo rata uyu nguyu ikibazo afite ashobora kuba wenda bitarakemutse muri bwa buryo yifuzagamwe wenda ngo avuga uti ngo tugiye ngo kwa muganga bya bini nyene namwangiye sibyo ashobora kuba afite urwitwazo rwo gukira ngo akomeza kuri intambara akomeza bigira ibintu birebire bya danje sibyo kandi mu byukuri uyu nguyu giye wenda kuze umwana we
ndamuruta kandi ikindi uyu nguyu ni umwana we ni nyina we sibyo ntago nshobora kurongora umwana na nyina ntibishoboka ibyo bintu ayo mahano sinanayakora kiriya gihe nyine Betty twari twahujwe nyine n'ubuvandimwe urumva kubera wewe noneho abaho bita gukurashinga nyine arankunda kuko yabonaga nyina ntari kumwemera bitewe n'ibibazo nari mfitanye nawe kiriya gihe byo ndabyemera ko twabaga turi mu rukundo ndetse uretse ko uyu nguyu nyine yabineyemo nyine akabyica akabyangiriza ariko ntago uretse gushaka kumfuhira urumva afite ubwoba bw'uko Betty wenda akiri umwana mutonya agitemba itoto sibyo wenda ni nabwo bwoba afite ntago mbyanze ndanabyemera sibyo ahubwo ikibazo ibyo byavugiwe ndimo kumusoma yicaye ku bibero byanjye cyangwa mbimwicayeho nasangaga mwicaye ku gasima Betty afite kuteri z'ubururu mu matwi untega amatwi hanyuma aho nari mvuye murabyibuka uburyo twashwanye nge namwe urabizi intambara yahabaye ni kubera icyo ushobora kumpakana kandi uzi ko ibyo bintu byabaye no kumugaragara ni ukubera iki reka nkubwire ukuntu ibintu bimeze umva nkubwire keza reka nkubwire ukuntu ibintu bimeze sibyo uriya ni umwana mu rugo sibyo mufata nk'uyu nguyu kuko nawe ubu ngubu yabaye umwana wanjye Betty twari turi kuganira ukuntu byagenze twari turimo tuganira ahantu nyine mu gikari sibyo nge nawe turimo kuganira ku by'ishuri sibyo turimo nyine kutuganira nyine ku by'imishinga turimo no kuganira ku byo twakora sibyo nk'umwana mu rugo oya ntago nayimuteruye wese hari ibyo wabonye se noneho mu gihe arimo kumva umuziki nanjye naramwegeraga nkumva umuziki ko ari kumva uko imeze akaza buretse ibyo ndabyumva nanjye ndikubigusanuriraho ntabwo nabiciye ku ruhande ibyo yakubwiraga ahubwo uyu nguyu yatunetse sinzi ahantu yaravuye n'umwana mbona araje ngo ibyo turimo ni ibiki uko namwegeraga oya yari yiwe ari yo kumva yari indirimbo bitari kumva niba ari indirimbo ngo ya Tsunami ngo y'umuhanzi bita Run Up uri guhitinga hano mu Rwanda ego none ndamwegera ko kuri nyine uba wegereye nyine umuntu bisanzwe ubwo nibwo yatuje inyuma inshinyinshi n'amangumi n'imigeri uriya ntumubone gutyo umugeri arawujugunya cyane ibyo ntakubeshye ngo ashaka kugushushanya uyu yagiye kumbwira arambwira ngo rega igihe cyawe ntabwo kikigezweho amagambo yambwiye arakomeretse Betty ajya kumbwira arambwira ngo ubu n'igihe ugezweho twararwanya ibyo byavuzwe nande byavuzwe n'umwana wawe se mwese mwarabivuze turarwanira aramutambamira aramubwira ngo ntago yabana nanjye areba Betty ku buryo banasohotse no mu gipangu birukanka umwe afata twabonaga nyine wenda kudukubita twaraguhunze twarashwanye pe uyambwira amagambo mabi na Betty ambwira amagambo uyu nguyu namwumvise kinashaka oya guhora umucyurira ngo arakuze yego arakuze urumva ariko guhora umucyurira bimwibutsa ibyo se ninjye wabivuze warabivuze na Betty arabivuga mwari abantu babiri ese ubundi ahakana ko akuze ke byarabaye kuko uraga nta cyakirimo kandi uyu nguyu tujya tumwita mukecuru mu rugo turimo gutebya nyene ni sheri wanjye ariko no tujya dutebya tukamwita mukecuru ngo mukecuru ni nyako akarakara mbese ntabwo ashaje giye ku bwanjye sibyo ariko muri comment ababivuga barabivuga ngo nge ndi umwana ngo anandu cyane iminkanyari ni biki urumva ngo imyate y'ukunda uyibonamo amaribori nimba ashaje twe tukaba tubibona wowe ntabwo wowe ugomba kujya ubona ari inkumi n'ubundi ni inkumi kuri njye kuko yataza kuba ari inkumi simbona namwambitse impeta niba ibyo byose ubibona ko ndi inkumi ni kuki nagusanganye na Betty amagambo mwavuga jewe nagiye kuvuga mbabaye kubera ibyo nari numvishije n'amatwi yanjye n'amaso yanjye narebaga birangira amagambo bambwiye ari Betty ari uyu yarambwiye amagambo akomeye ari Betty yambwiye amagambo akomeye nanjye ngira umushinga ubwo nshaka kurwana nabo turanarwana pe ibyo barangira birukanse basohotse ubwo birangira gucyo kubera n'umushinga ni kubera iki ari kumbwira ngo ndabeshya njyewe ahubwo ngiye nabyumvise ikibazo hano kiri umva nkubwire keza ahantu ikibazo kiri uyu nguyu mami neza twumva ashobora kuba ashaka kwirukana Betty ashobora kuba ari gushaka kwirukana Betty kandi n'umwana we kugira ngo bikunde yego Betty atazabaho ndi wenda aho tutabasha guhuza kuko bafitanye n'akabifu harimo akabifu wibuke ko nyine wibuke ko nigeze kurya umwana na nyina
wibuke noneho noneho ubwo washakaga kugira ngo umuterete jya uvuge ibintu ubivuge kuki zakose kuki wumva ko watantereta oya noneho none so nyene narabyanze ntago ngiye Betty dukundana ntago dukundana ahubwo uyu nguyu wenda yagize ubwo baravuga uti noneho nkoze ikosa kuba Kayusi muzanye ngo mbane uriya sinamutereta rwose uriya sinamurongo uriya cyari umwana byabaye se hari uburiri wabonye twari dufite hari uburiri wabonye ikibazo cyawe wigeze ubona ndi gusomana nawe ujye gufata umwanzuro wo gukora umurenge no kubana ubuziraherezo wagendeye kuki ujya kubana na mama Betty kubera ko utuntu twose turi kuba biragaragara ko hari umuntu utari yiteguye kugira ngo muhitemo jewe kubera ndi umumama akaba ari na papa w'umwana wanjye urabizi ko abadamu batanga imbabazi kandi banoro nje nabikoze kubera ko umutima wanjye ukunze ariko maze kubona ko uyu we ahubwo yari afite ikindi kimuzana tubwire wowe wenda ashobora kuba afashe umwanzuro kugira ngo mubane wumva umukunda nk'umugore wakubyariye umwana cyangwa hari ikindi kintu kuko abivuga nko waba wari ugamije wewe wabanye nawe afashe umwanzuro kwa nawe wumva ubishaka umukunze uravuga uti nta bandi bakobwa nzareba hirya birarangiye umwanzuro nawe ufashe kubera ko harimo utuntu tw'utudefo turimo kuza hagati yanjye n'umubano wanjye nawe mu rugo rukumva bishobora kuba byaba ari urwitwazo sibyo niba harabayeho kuganira n'umukobwa we bisanzwe nk'umwana mu rugo nkuko naganiriza uyu nguyu sibyo kandi Betty no kumuterura namuterura urumva mubwira ngo muzabyara kobwa na hungu ariko ibyo ngibyo wabyumvise wabyumvise kurimo kuduhimbira yego ye ndi kubahimbira ahubwo uyu nguyu ashobora kuba afite ubwoba bw'uko yigeze kudutandukanya na Betty dukundana akaba atangiye kubona ndi kugenda nganira na Betty agatekereza ko ngiye kumucinya ku mwana we siko bimeze ariko mu by'ukuri ntago ariko bimeze ayo makenga se ntanda ari kuvuga ngo Betty narayimuteye sibyo ntanda Betty akubwiye ngo uyu mugabo wazanye mubana ni wanteye inda narayabonye amakenga narayabonye ibyo mvuga ni ukuri ngaho rero ufata umwanzuro w'umuntu mukuru niba Betty umwirukane dusigarane ugende umukodeshereza ahandi Betty agomba kugenda akamvira mu rugo ukana umwana wawe se none ko mbona bafitanye agakungu gateye ubwoba ibyo barimo baganirana nta mumaro bifitiye ahubwo nibiri kunsenya yenda uyu nguyu n'abatamureba aho ngaho yenda azakira ubwenge ugiye kwirukanisha Betty kubera gushaka guheheta naye se nigeze se ndyamana wigeze amfata kuko ibyo ngibyo ari amategeko ngo ibyo ngibyo ko ari umugambo erega arafuha nawe kandi ubwo wasanguye nawe atangiye kumva ya magambo y'abaturanyi ugasanga ibintu byanjye arimo kubiganiriza abaturanyi oya bikagera urwego biva bikagera mu kurundi bikagera no kuri Betty ibyo mvuga nibyo niboneye n'amaso yanjye we Betty hari ikintu mupfa inde ngewe ikintu dupfa nuko yatangiye uri kumwinjirira ukamutereta kandi ibyo bitakagombye kuba basi se yigeze akubwira ko ankunda inde Betty niba waraje ugasanga urumva yabimbwira none se amagambo wambwiye we na Betty muri babiri ni gutumbwira ngo Betty yakubyaye yahe nyene nyasubiramo kandi nawe yazayo mwami oya ntago nyazi bibwira abakumva ubutuvugana kugira ngo bamenye kutari kumbesha ikintu waravuga ko wowe na Betty mufite agakungu reka tugite agakungu ndetse turi gukona igitano akaba akeka ko dushobora kuba turi mu rukundo dushobora gukundana Betty akaba yaramwicayeho narabibonye ikindi cyakabera ariko bitebya yanyicayeho he kwibiro byanjye ari imisumari yanyicayeho he imisumari se gute ese ntananuse kunanuka se bihurira he no kwicara baze guterura umwana w'umukobwa ari cyo kintu yafa turi kuyibona kayo ntabwo ari kubyemera umwana eguriya ni naribu kandi ntabwo byemewe rwose kuvugisha umwana utujuje imyaka kuba ari umwana wenda si uruhinja ariko nanone kuba uri umugabo wa mama we ubundi wakaba uri nka papa icyo cyonyine yaba ari ko bimeze ahubwo uyu nguyu arimo kumfuhira cyo ugasanga afite ubwikekwe bw'uko yabonye Betty turi guhuza kuko nyuma twe twaserere twashwanye ngo twagiye mu murenge turamutumira tutanabibyeho n'imiryango ntabwo tuberanye nshaka gutandukanya kandi uyu nguyu akaba azi neza ko twigeze kuko uzi ko kubera ibintu byabaye mu minsi yashize byatumye nyine we kukwizera bikubiye gake nubwo kumuha imbabazi nuko yapfukamye aje inshuro hari abo yatumye yarihinduranyije ibyo byose biranga nabandi ko uyu muntu niba sirisimba rimwe kabiri gatatu kane rwose buriya yafashe umwanzuro uri kumbeshera umugore uri kumbeshera ibyo iyo communication uri kubona hagati yanyu na Betty uri kumbeshera
kuri pe wenda wasanga ufite gahunda yo kwirukana Betty bikumva wasanga ufite gahunda yo kwirukana Betty kugira ngo bikunde umwana wanjye ntago wasanganye none se ubundi wamwirukana hari hehe ikibazo twari dufite ubugiye kumugaburira ibisiga ugiye kumugaburira none niwo utari igisiga rero niwo utari igisiga babana nicyo kibi niwo utari yewe igisiga hari ikibazo mfitanye se na Betty cyangwa uyu kirahari ngaho rero ikintu ugiye gukora ni kimwe sibyo fata ibyumba iriya nzu tubamo ufate mu byumba kimwe gihe Betty icyanyu cyukibi cyacu sibyo ese murarana muri batatu oya afata icyumba Betty afite icyumba cye wenyene urumva ese Betty murarana ni mu nzu imwe tuba mu nzu imwe ariko tugira icyumba cyacu n'abana nabo bakagira ibyumba byabo ese nubundi siko bimeze niko bimeze ariko noneho avuga uti ntabwo wemerewe kwinjira ahantu nubwo wemerewe kurenganga kwinjira si cyo kibazo mu nzu ahubwo uvuga ngo ibiganiro uri muzana we n'imyitwarire we na Betty nicyo kibazo ubwo harakorwa iki kugira ngo nimba wenda udashaka kumvugana na Betty niba udashaka kumvugana n'umwana wawe harakurya ukireba kuvugana ntabwo aricyo kibazo ariko iyo hagiye hakantu ko kuvuga ngo dukundane ngo mu matwi undi ngo gwiki nese birari bigaragaza ko umuntu turi gukundana nawe ari kubeshya rega ari kubeshya ntago rwose igihe na atleta Betty umwana we kandi twaravuye umurenge ubizi twashingiye reka nkubwire ke baciye umugani ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru urumva Kayusi ibingibi arimo avuga arimo arabivuga arimo akwiyoberanyaho ariko ngiye ibyo mvuga nibyo nabonye n'amaso yanjye numvishije n'amatwi yanjye niba rero Kayusi atangiye kumpindura umusazi urabona atagira ngo ko ngiye mbona amagambo yashize ivuga uragira nkora iki ko ibintu byose ari kuvuga ari kumbeshera narabibonye urabona Betty aruta abandi bakobwa bose bari hano hanze baba metisi b'abanyamerika bagiye ba diaspora barenze abakobwa murambona hano beza bari hano ku mihanda kare kose se mwajya ukunda nanjye kubyica abo bose uvuga badahari ubwo rero ako niko gashara ufite ntabwo ari ishyari ariko se ragira ishyari umwana we ntabwo ari ishyari pe yego urabona Kayusi kubaka biragoye wavuze ijambo ejo bundi uravuga ngo kubaka umugabo kandi koko nibyo kubaka umugabo kuko nta muntu wubaka atari umugabo urugo rumara iminsi rero niba ushaka kubaka itandukanye n'utuntu twose twaguteranya na mama nk'utubwo utwo twose tw'abakobwa umukobwa aratambuka uheruka kumbona na njyewe abakobwa bareke Betty ni muganire bisanzwe kuko nawe wundi w'umutinganye namucitseho nawe wundi ige namucitseho uri ese mwaratandukanye aratandukanye we ntabwo uzi intambara zabo ni nka zimwe z'Abisirayeli umva ngo ngwiki ujya kubona ukabona mu minota 0 yigaramanutse ngo aje gutwara uyu nguyu amujyana hese ngo namujyane ngo yamusize arwaye ngo ntiyamuhahiye mana yanjye mutavana inyuma ngo umuzinukwe mutandukane umenye keza wowe ureba uyu mugabo uri kumendera umusazi ibibazo mfite ni byinshi kuri we ariko nkabyihanganira uragira ngo ngenza ajye mbaho mbinyamaswa mu bantu uragira ngo ngenza ajye mbaho nta n'inshuti ngira none se bo nkaburiya yige umanuka akaza kukubwira ngo aje kugutwara urabona nese wabonye yarantwaye ibyo tubyihorere ntago ari inshuti uriya niba waratandukanye nawe nyine utandukana n'umuntu bigaragara n'ubundi byarangiye gutandukana n'umuntu ntabwo bivuze ngo ukabona murahuye ukabona araguhamagaye ukabona uragiye wambaye ikanzu wavuze guserera aza kuvuga ngo aje kumutwara mu rugo wa muntu oya reka tujye ku bya Betty ibyuriya byihorere nuriya nawe arimo rega nawe no mu kintera isereri nuriya arimo none se ari Betty nuriya ninde muntu gutera isereri cyane ibyo byose ni isereri hari Betty n'umukobwa wanjye ntiho akagombye gutereta umwana kandi tubana ikindi ige yarabikubwiye ko mutereta kandi narabibonye wabibonesha igikisi ufite kamera Kayo uyu muntu ntago yizeye gerageza ntuzongere kwambara ikanzu se nyambara he nose ko njya yigize kuyambara kumwe na yige ibiganiro gatuma tubireba ibyo ntuzongere kwihuza nayo nyine tandukana yige wagira ngo yamunyweye mu mazi nta kanzu nambaye yewe cyokora byo guhindura imyenda nta kanzu nambaye nge ntabwo nyambara amakanzu rwose iriya myenda mubona ige ni uba uyambaye singi uba yambaye nabwo duhura ngiye kumubwira ijambo ry'Imana ariko ibindi none yiga akabaza kudutesha umutwe w'ikisi nyene ni uvuga ngo aho babaze ntabwo imbazi zijya zihabura n'ingurube yige kuba yiga kingendaho akaba kinkunda agiyeho naramukatiye wibitindaho ubwo nawe aracyankeneye ese wagukurikiyemo iki kandi ra
ngo yagize ngo ishari ngo ryuko ngo yabonye ngo nasezeranye n'uyu aragira ngo nawe musezerane ngaho nyine tega amatwi baragira ngo nawe dusezerane ibyo mvuga navuga ngo ndabeshye ariko nusezerana nayo igihe nese gusezerana kabiri biremewe ra nanjye nabikora se ahubwo ntabyo nakora none waba warataye n'umutwe ntabyo nakora ahubwo ikibazo mfite ni icyuyu nguyu na Betty none wewe wagize gutyo urampamagara turaza turabana mu nzu imwe imwe n'umukobwa wawe ndetse nawe cyangwa waraje unsaba imbabazi ndazikwima nyuma ndaziguha ikosa noneho nakoze nuko nakwinjije none se kubonye igihe cya kirimo sindi umugabo wawe sindi umugabo wari cyari cyawakoze ahubwo wewe genda uganirize Betty wawe umubaze sibyo umubaze ikibazo kiri hagati yanjye nawe wenda bikubwira bikumvisha nakubwira ko dukunda cyangwa nkunda wumve ku kibazo kiri aho ngaho genda bizi umwana na nyina sinarya umwana na nyina nta no ibyo nabikora ibyo ndabizi umwana na nyina sinanabikora buriya aracaye n'umwana ndamutse mbikoze ari kuguca inyuma najya gushaka abandi bakobwa hano hanze reka nguhe inama itari agakecuru abantu ushaka umiye agakecuru ntari fata umugore wawe ugire gahunda zanyu witigita ushaka ibyo bibiri ucyure murye ubundi twakagombye guhuriza hamwe niba naciye aha tukumvikana namuciye ku kiyede namuciye ku gataro nsigaye nihirima ku giti cyanjye ngenye nsigaye mvuri ku erega nako nakikora kugira ngo dushyire hamwe wowe tuza ariko umva se Imana itwubakira ubuzima nanjye ngerageze mwikitera kuko nimwitera bizaba bibi ageze ku rwego rwo gupfira umwana we nanjye urumva atari ikibazo biterwa umwana wawe nawe gutwara umugabo biterwa none se ubu ni kangahe ubonye abana basenyera ba nyina cyangwa ababyeyi basenyera abana babo ni kangahe bibaho cyane reka ngize kuri mama Betty urumva yewe nkwita amazina menshi Amineza Madamu Kayusi wihangane ureke kumfuhira sinagucima sinanabirota sibyo ushira umutima hamwe utuze urumva untekere nirire sibyo nanjye njye guhaha urumva njye gushakisha sibyo wewe numva ufite ikibazo reka dushaka amafaranga tuzafashanye dukusanye tujye gukodeshereza Betty handi hantu urumva noneho nubona hari ikindi kibazo kivutse nubona hari ikindi kibazo kivutse ngo ariko izi ntago ari impuhwe niyo mpamvu ngo bashakusanye ngo amafaranga aho bajye gukodeshereza Betty arabyemera n'ahandi tuzakodesha ibyo vuga ngo uramirukana wamwumvise azamusanga ibaze nawe kungendaho naho hose numva se azamusanga subyivugiye nibyo byivugiye ngewe ari ibintu biri buze kubatwara andi mafaranga oya ntago Imana izayidufashamo dushaka dukuranye ibihumbi reka tubyizere nk'uko wabivuze wowe wita ku mugore wawe wite ku mwana wawe uranakuze n'ejo bundi mwazakurikiza nyuma y'igihe urumva uca aha nawe aca hariya mushaka udufaranga mubeho ku bw'amahirwe murumva ko hari umuntu ubishyurira iyo ubu ni ugushaka yo kurya rero ihiringe uva mu bagore uva mu bakobwa uva mu batinganyi ibyawe nk'umuntu ndabona bikomeye n'ukuri ahubwo niwe utanyurwa we niwe utanyurwa umugore utajya wumvikana awurateza isereri ariko kumvikana niba nkubwiye kutumvikana kwanye niba nkubwiye ngo tuzajye ako na murongo yuhari wararebaga iryo ntaryo mvuze navuze ibyo nabo nateraje ngo jejeje ngo dore ngo ari kumwe ngo na Betty we ngo niko ye mugabo numva atangiye none ibyo mwari mu byarebe kayo urabyemera ko ugiye kunoneho kwitwara neza ukita ku mugore ukamuhakeye ibyo ngibyo byo kumfuhira abireke kuko iyo utangiye kurengera mu ubwo buryo ngo sinkavuge n'abana be kandi ngende umugabo nanabarusha imyaka nanakuze ntago bibaho abana tugomba kuganira tukungurana ibitekerezo nta biraho ngaho nta nibirenze ntago yafashe ndi kuryamana nawe ntago yafashe ndi gusomana nawe none umusaza ibyo uri kuvuga ahubwo uyu munsi umenya warose nabi reka twizere ko ibyo avuze noneho bitazongera byibura mugiye kubana nta gahinda nta n'ibindi bibazo muteza ibyo kwipimisha yaratuje yarabyihoreye ariko wikongeraho ibindi mubane natwe dushakishe muzakora ubu ako mumugira inama mudana nadutwerere ariko inama mumugira inama je simba imwemereye yuko tugiye gushaka amafaranga tugakodeshereza Betty kava muri rugo rwacu mukazana none nta bindi ibyo byo rwose kugira ngo ugire amahoro apana guhora ushira ku nkeke ndumva rero twanasoza tahane neza izere ko gahunda uvuyemo wazisoje mugere mu rugo muganire mwicare nk'umugore n'umugabo mwinigure muganire ku tubazo duhari aho bigeze ahangaha kereka we nafata umwanzuro akumva ko tugomba kuganira ariko ku ruhande rwanjye ni urabona ko usigaye noneho uri mwiza urabona ko nagakumi isura urabona ko usigaye akabiri kasigaye kanyerera fresh akayobe ubundi kari karabaye oya reba mutangiye kubera kukwitaho cyane
erega ibyo ntago Kira nabihakanye nyinshi nguha. ikibazo ni kidobyo utangiye kuzana Kwidobya ni Betty na Ige igisubizo cyagaragaye no kujya kwanga kwipimisha sida. Ibyo nibyo bidobya ari kuvuga. ngayo reka dusoze ikiganiro ni mu gihe mutahane Oya ngiye kuba mubonye reka tugende. Ni nayo warunzanye hano. biganire mwiyunge muhoberane muhanu tubizubirangiye Nubu twanasoma nari oya umva Keza twakagenda mu gihe Kayusi atarashyira ubwenge ku murongo bwo kugira ngo ibitekerezo bye bive mu bakobwa cyangwa mu bagore nta nubwo ibi bintu byacu bishobora kuzagenda neza nawe ari byumva ni mukuru ahubwo utangiye kunaniza vuga ko ari cyugamije ashaka arakizi akeneye kubaka yakubaka n'abagore barenze umwe reka twizere ko utaha bizagenda neza ngiye nshaka kuzabasura mu rugo ariko ibyo bizaba byarakemutse mubanye neza tuze dusangire ubugari sibyo rwose tuzana kwitaho reka dusoreze hano naho mu kiganiro cy'ubutaha